Haleluya. Mama uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Papa uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Wa mukobwa uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Wa musore Imana igukuraho amabyi. Niyagukuraho business iragenda neza. Niyagukuraho urabona akazi. Niyagukuraho urashaka. Niyagukuraho urarambagizwa. Niyagukuraho urazinguka. Niyagukuraho abarozi bagushizeho. Uyu mugoroba Imana igukuraho umwanda. Abapfumu bagushizeho. Uyu mugoroba Imana igukuraho umwanda. Abana abantu bagushizeho. Haleluya. Ijambo riravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho umwanda bagusize. Najya nkubwire ngo uyu mwanda nukuvaho. Urakora byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nukuvaho. Urarambagizwa byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda urabyara byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nugukurwaho. Urabona neza y'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nugukurwaho. Aho utinjira gurahinjira mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uyu mwanda nugukurwaho. Diplome yawe iragira agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuzani mugoroba uyu mwanda nugukurwaho. Diplome yawe iragira agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuzani ijambo rivuga ngo uyu mugoroba Imana igira umwanda igukuraho. Uyu mwanda nukuvaho uricara muri biro. Uyu mwanda nukuvaho uragira ijambo. Uyu mwanda nukuvaho urakira uburwayi. Imana ishene uhorana. Yaba ari inyatsi uhorana. Haleluya. Yaba ari uburwayi bwakumugaje. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo maze arambwira ngo amabyoya n'abantu bagusize ngo nyagukuyeho. Haleluya. Gusize ntabwo nyazi ariko wowe ni wowe uyazi. Amen. Aho urupfuka mubwira Imana ngo ma ongera unkureho umwanda. Hari umwanda w'inyatsi, hari umwanda w'icyangiro, hari umwanda w'igisuzuguriro, hari umwanda wo kutagirija, hari umwanda wo kutabza, hari umwanda wo kudaheka, hari umwanda. Yes, reka nagire nkwifuriza amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye hose. Ngushimira cyane mwebwe mwese mudema kudukurikirana aho muherereye hose mu mpande enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Namwe abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje cyane, mubwira ngo niba bitameze neza uyu munsi ejo Imana yakinga akaboko bikagenda neza. Ndagushimira cyane niba warakanze subscribe ukadushyigikira muyogeza butumwa ryacu rya buri munsi. Nukuri nibyo agaciro kubana nawe ndetse n'ingenzi kukugira. Abari mu ntara aho dukunze kuvuga ngo ni muri diaspora cyangwa se mu igota masimbi, mwese ndabasuhuje cyane. Namwe Imana ikomeze ibabe hafi kandi tubakunda cyane. Yego, anga mwageze ni kuri Niyo Yabivuze TV. Tubaye ikaze kandi twizera neza ko Imana igikomeza kuvuga ndetse no gukora. Yego. Uyu munsi rero ni munyemerere twongere twakire CEO. Ntabwo nakundaga kubikoresha ariko uyu munsi bengo yuko mbikoresha CEO. Ubu ni impamvu byantegaga. Ni mukiye kirimo ko ugurishije. Ubwo ni nka manager. Okay, uratugurishije. Ni nyiri byondo. Ba nyiri byondo barakaze muri iyi minsi. Ba nyiri byondo barakaze muri iyi minsi. Nawe uri nyiri byondo wa Niyo Yabivuze. Sara undi muntu igenewe. Niyo Yabivuze TV ni yanjye. Uri nyiri byondo nyine wowe. Ubwo numvaga ibyondo uri kuvuga ari inzu. Oya. Rano umutungo wawe rwose. Yego. Mbere yuko tunakwakira disi gira ijambo ubwira abantu bagukunda n'abagukurikirana. Nanjye ndabakunda. Cyo nyine. Igi jambo ndagukunda rego marigushigikirwa rigashiramo ibirungo. Buretse nyine mbwire abantu bankurikirana kuno Yabivuze TV, abakunzi bankurikira ndabakunda, babwire ngo I love you so much. Ikindi amahoro Imana itanga cyangwa se umugisha Imana itanga ujye ubomaho mu izina rya Yesu. Babwire ngo I miss you. Wow. Yego. Natwe we love you. Amen. Merci. Yego, urakoze cyane. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se tuvuga ubutumwa bw'Imana uyu munsi, ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe nyuma tujye twakomeza. Yego. Urumaze igihe kinini utagaragara kuri social media cyangwa se utari gukora yogeza butumwa, umaze igihe kinini mu masengesho. Ariko nubwo umaze igihe kinini mu masengesho ntago bikuraho ibyo tugenda tubona cyangwa se ibibazo tugenda tubona hirya no hino mu bakozi b'Imana. Yego. Muri iki gihe abakozi b'Imana benshi baraguye kandi ukabona ko baguye. Bibiliya ikagaruka ikatubwira ngo tuzabamenyera ku imbuto bera.
yego kandi twebwe tuba dushaka kuyoboka abakozi b'Imana nkaho twakabayobotse abo tugenda tugana bakaba ari bo babasenya cyane kwikubita mu kabare ugahura nawe yajya ku ruhimba akavuga ngo Imana iravuze koko ibyo bintu birakwiriye. Ese wowe nawe ni kubibona? Ese noneho mwebwe imbaraga muzikura he zo kuguma muri uwo murongo? Ese bariya bo amaherezo yabo ni ayahe? Hanyuma Bibiliya yarambwiye ngo uzi ko ahagaze yirinda atagwa. Yego. Kandi iravanguye umukiranutsi abayise Imana inyabinyoma. Hanyuma mbwira abantu ucyambaye umwambaro w'urugamba ntiyirate nk'uwatabarutse. Bishatse kuvuga iki? Abaguye baraguye. Kandi hari mu kanya Imana imaze no kumbwira ko igihe tugezemo abakozi b'Imana cyane bagiye kugwa, nuvuga ngo n'ubundi Satani aracyakomeje kugwisha abakozi b'Imana. Nge rero icyo navuga, Imana yo mu ijuru iduha imbaraga z'umutima. Luka igice cya mbere umurongo wa 80 haravuga ngo nuko umwana arakurakura mu butayu agwiza imbaraga z'umutima ngo kugeza igihe yerekaniwe mu Bisiraheli. Hanyuma mbwire abantu bagwiza imbaraga z'umutima, kuko igihe tugezemo ni igihe Satani ari gukora amasaha 28 kuri 28. Igihe tugezemo ni igihe Satani ari gukora nta kindi arebye, kuko biravuga ngo nta n'ikindi cyazanye Satani ni ukwica, kwiba no kurimbura. Hanyuma rero icyo natangariza abantu babe maso, babwira Imana ngo Mana ongera utugaruko, kuvuga ngo uriya runaka yaraguye, nanjye nagwa ndi umuntu, nanjye nagira intege nkeya, sibyo? Ariko Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Yakobo igomeze inshoboze gukiranuka mu izina rya Yesu. Kandi n'abantu mbana nabo kuri no yabivuze ati abantu bankurikirana nabo bajye bansengera, babwira Imana ngo Mana Samweli muhereza imbaraga, kuko kino kibuga turimo hari abandi bagikiniyemo batacyari. Nanjye rero Imana inkomeze mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva nyuzwe rwose, kandi n'umuntu wari wese udukurikiranye aho yumva bitagenda neza no kuri iyo hanyuma gato umbajije kuri bari abantu bona bari kunywa inzoga, ngo mwikubita mu rusengero mukabona mu rusengero ku ruhimbi mukabari mu kwikubitanamo, ntabwo twabaseka, nta nubwo twabatera amabuye. Mwibuke Yesu bazanye umugore wari wasambanye, sibyo? Bamushyira Yesu kugira ngo Yesu amwice. Ariko Yesu yunamye arangije Yesu abwira abantu bamuzanye, aravuga ngo muri mwebwe utarakora icyaha nafata ibuye amutere. Yesu akimara kuvuga gutyo yubuye umutwe asanga babandi bose bagiye. Mu yandi magambo nta muntu werubaho, sibyo? Ahubwo mbere yo gukora icyaha wihannye, kabiri gukora icyaha nkana si biziza, ahubwo nuko nyuma Samweli imenya aho naguye nkabwira Imana ngo Mana naguye, mbabarira unyeze untunganye unyejesha amaraso yawe. Rero icyo nabwira abantu bari kubona abantu bari kunywa inzoga, abahanuzi, abavuga butumwa, murusheho kubasengera, nimubaseke nimubatera amabuye, ahubwo murusheho kubasengera, bizaba byiza. Imana izabana namwe, Imana ibahe umugisha. Yego, ndumva nyuzwe. Hanyuma rero reka nkwisabire ubanze dushira imbere y'Imana, hanyuma uze kutugezaho n'ijambo duteguriye uyu munsi. Ni karibu juru. Uri data wa twese mwiza, turagushimye Mana nziza itagihinduka, Imana yeri izabana nabera ayasire bone widefo. Nyemerera mwami unshyigikire, ukorere muri njyewe, uvugire muri njyewe mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba icyo wagambiye gukora ku bantu gikore, icyo duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Urakoze kuri bubane natwe kandi uteguye kudushyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ndabakunda abapapa bankurikiye, Imana ibahe umugisha, abakobwa bankurikiye, Imana ibahe umugisha, ababyeyi bankurikirana, Imana ibahe umugisha, abantu bamaze igihe bampamagara bakambwira Samweli warabuze, ntiduguheruka kuri cano, ntabwo heruka kutugezaho ijambo ry'Imana. Mbabwire ngo ndabazirikana, mba ndi gusenga. Murabizi umurimo w'Imana tubamo ntabwo biba byoroshye. Yesu abahereza umugisha kandi ndabakunda. Hanyuma reka turirimbane umuririmbo wa 32 uvuga ngo mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo gusenga
amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu we ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu we ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data niho gusa hasendereye amahoro umutima uzatuza we n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana yera we ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose we yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Amen. Turimbanye umuririmbyi aravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya azamuka akajya imbere y'Imana agakomanga urugi. Amen, aleluya. Hanyuma uyu mugoroba icyanyemerera mama isengesho usenga rikazamuka rikajya imbere y'Imana, cyanyemerera umugoroba Imana ikabana nawe, cyanyemerera umugoroba Imana ikakurwanira intambara zinizo utazi, icyanyemerera umugoroba Imana ikakuneshereza, icyanyemerera umugoroba Imana ikakurwanirira. Umuririmbyi aravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya azamuka akajya imbere y'Imana, akajya imbere y'Imana agakomanga. Hanyuma umugoroba aleluya Imana isengesho aleluya rizamuke rigera imbere y'Imana, riguhuze n'umugisha wawe, riguhuze n'igisubizo, riguhuze n'ikimana yavuganye nawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15 niryo jambo tugiye gusangira. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo maze arambwira ngo amabyi y'abantu nagukuyeho. Akadusubiremo Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Maze arambwira ngo amabyi abana b'abantu bagusize nagukuyeho, nkuhaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byitekesha ibyo kurya byawe. Amen. Reka dusubiremo. Biravuze ngo amabyi abana b'abantu bagusize nyagukuyeho, nkuhaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byitekesha ibyo kurya byawe. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabyi abana b'abantu bagusize. Amen. Mama, byashobora kuko hari amabyi abarozi bagusize. Wa mugabo byashobora kuko hari amabyi abantu bagusize. Wa mukobwa byashoboka yuko hari amabyi abantu bagusize. Ariko biravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabyi abana b'abantu bagusize, ngo nkwaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. No kubutabyara nayo ni amabyi, no kubudashaka nayo ni amabyi. Haleluya. No kubudaheka nayo ni amabyi. Kubona abandi bakora ugaherwa ntuhirwa wowe ni amabyi. Haleluya. No kwa ugikora ku gisasuro cy'uburwayi nayo ni amabyi. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabyi abana b'abantu bagusize, ngo nkuhaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Uyu mugoroba Imana igukureho umwanda abarozi bagushizeho. Uyu mugoroba Imana igukureho umwanda abapfumu bagushizeho. Uyu mugoroba Imana igukureho umwanda abana b'abantu bagushizeho. Haleluya. Ijambo riravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho umwanda bagusize. Najya nkubwire ngo uyu mwanda nukuvaho urakora byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nukuvaho urarambagizwa byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nukuvaho urabyara byemere mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nugukurwaho urabona neza y'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mwanda nugukurwaho aho utinjira gurahinjira mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uyu mwanda nugukurwaho. Diploma
diplome yawe iragira agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuzana ijambo rivuga ngo uyu mugoroba Imana igira umwanda gukuraho. Uyu mwanda nukuvaho uricara muri biro. Uyu mwanda nukuvaho uragira ijambo. Uyu mwanda nukuvaho urakira uburwayi. Imana ishimwe, haleluya. Ijambo rivuze ngo iki? Biravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabya abana b'abantu bagusize. Ayasire bone widefo eratopa ya si distance. Ntabwo nzi abarozi bagusize kwaba ari ukutabyara, bwaba ari uburwayi uhorana, yaba ari abarozi bahora bakuroga. Imana ishimwe. Yaba ari amadeni uhorana, yaba ari inyatsi uhorana, haleluya, yaba ari uburwayi bwakumugaje. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo maze arambwira ngo amabya n'abantu bagusize ngo nyagukuyeho, haleluya, ngo nkwabisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Najya ngo nkubwire ngo Imana yiteguye kukurengera. Mu butabazi Imana ifite harimo ubwawe, mu nzira Imana ifite zo kukurengera harimo iyawe. Mama reka kwiganyira, ongera ugirire Imana icyizere. Papa reka kwiganyira, haleluya. Ijambo riratubwiye ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabya n'abantu bagusize. Ntabwo nyazi ariko wowe ni wowe uyazi. Amen. Aho urupfuka mubwira Imana ngo ma ongera unkureho umwanda. Hari umwanda w'inyatsi, hari umwanda w'icyangiro, hari umwanda w'igisuzuguriro, hari umwanda wo kutagirija, hari umwanda wo kutabza, hari umwanda wo kudaheka, hari umwanda. Ariko ijambo riravuze ngo maze arambwira ngo nkukuyeho amabya. Haleluya. Mama uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Papa uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Wa mukobwa uyu mugoroba Imana igukuraho amabyi. Wa musore Imana igukuraho amabyi. Niyagukuraho business iragenda neza. Niyagukuraho urabona akazi. Niyagukuraho urashaka. Niyagukuraho urarambagizwa. Niyagukuraho urazinguka. Niyagukuraho, haleluya, urinjira mu cy'Imana yavuganye nawe uyu mugoroba. Imana ihabwa icyubahiro. Niyagukuraho inzugi zari zifunze zirafunguka mu izina rya Yesu. Niyagukuraho iminyururu yari ikuboshe irakubohokaho mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Amen. Mama tugiye gusenga Imana. Papa tugiye gusenga Imana. Wa mukobwa tugiye gusenga Imana. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Mwibuke iyi ntari ihagaze, irahagarara n'imiziga hagarara n'imigari gahagarara. Kurya k'Imana nukuramza, kurya k'Imana nugushishikara, kurya k'Imana nugukenyera ukikwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba tugiye gusenga. Mama ambara imbaraga tugiye gusenga. Wa mukobwa ambara imbaraga tugiye gusenga. Wa musore ambara imbaraga tugiye gusenga. Ibitakundaga birakunda mu izina rya Yesu. Ayo mara wari ufite urahanagurwa mu izina rya Yesu. Kwa kwiganyira kurashira mu izina rya Yesu. Urabona akazi, haleluya, urabona gutabarwa. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo nzi igihe umaze mu kibazo, ntabwo nzi igihe umaze mu bushomeri, ntabwo nzi igihe umaze Satani yarafashe ibyawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatema kikongera kigashibuka. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro mama, papa, haracyari ibyiringiro. Uyu mugoroba tugiye gusenga. Amen. Birashoboka ko hari amabyi ufite, kwaba ari uburushi bwakurindagije. Amen. Cyaba ari igisuzuguriro. Amen. Ariko uyu mugoroba ongera ugirire Imana icyizere. Haleluya. Muri byaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ndetse ribamara imibabaro ryarangiza rikabatinyura. Amen. Nagira ngo nkubwire ngo amabyi uburwayi umaranye igihe Imana iragukuraho mu izina rya Yesu. Amabyi uruvuga Imana iragukuraho mu izina rya Yesu. Amabyi igisuzugura umugoroba Imana iragukuraho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yihagije, uri agakinga k'amakuba, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru. Hejuru nta yindi Imana iriyo ndetse nta n'izaboneka. Mwami turasenze kugira ngo uruhure abantu bawe, uruhure abagabo, uruhure abasore, uruhure abakobwa. Uwiteka maze kumenya ko abantu bafite imitwaro bahetamishije. Hari imitwaro y'uburushi, hari imitwaro y'ubukode, hari imitwaro y'uburwayi, hari imitwaro y'intege nke mu izina rya Yesu. Hari imitwaro y'igisuzuguriro. Turasenze Uwiteka, mbaraga z'Imana ziganze, mbaraga z'Imana zitegeke uyu mugoroba Mwami. Uyiriture ariko ku bagabo mbi mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Mwami uyirike ariko mbi ku babyeyi mu izina rya Yesu. Namaze kumenya ko buri muntu mu ruhande rwe hari ariko imwugarije. Turasenze ngo wabike imisozi, uyubike
wirukana uburakari, imbaraga z'Imana ziganze, imbaraga z'Imana zitegeke. Urakoze wawiteka we, Imana idahindurwa n'ibihe, Imana idahindurwa n'abantu. Turatuje ntutuze, tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, 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 amen. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Mukande subscribe, share, comment. Kandi abakunzi banjye mujye munyandikira mbabone nuko Imana ibaha umugisha, n'inama zanyu zirakenewe. Amen.